Global Insight Rwanda. Open your mind. Muraho, abantu benshi bizera ko umunsi banki yemeye kubaguriza amafaranga, ubuzima bwabo buba bugiye guhinduka. Iyo telefone ivuze iti turamenyesha ko inguzanyo yanyu yemejwe, abenshi biyumva nk'aho batsinze mu buzima. Benshi bahita batekereza ku nzu bazubaka, bizinesi bazatangiza, imodoka bazagura, n'inzozi zabo zose zihita zibona ishusho. Ariko hari ikibazo gito cyane abantu bake bibaza. Ese kuki banki ubundi iba yishimiye kuguriza amafaranga? Niba banki bishaka inyungu, kuki yemera gutanga amafaranga yayo ku muntu ishobora no kutazabona kuko ushobora no gupfa? Niki iba yabonye utabona? Ese n'ubufasha cyangwa n'ishoramari ryayo? Mu myaka ibarirwa muri za 40 ishize, amabanki yahinduye uburyo isi ikoramo ubukungu, yafashije abantu kubaka amazu, gutangiza inganda, kwiga, kugura ubutaka no kubaka ibigo byahinduye isi. Ariko kandi hari n'abandi bantu banki ibera ikibazo, bakaba imfungwa z'imyenda imyaka myinshi. Hari abataye amazu, hari abafunze ubucuruzi, hari n'abatakaje amahoro yo mu mutima kubera amasezerano basinye mu minota mike gusa. Bivuze se ko inguzanyo ni mbi? Igisubizo ni oya. Ese bivuze ko amabanki ashuka abantu bose? Oya, nabyo sibyo. Ariko hari ukuri kumwe abantu benshi batigishwa cyangwa batabwirwa, ukuri kutandikwa ku byapa bya banki, ukuri kudakunze gusobanurwa mu matangazo yamamaza, n'ukuri abantu benshi bamenya ari uko bamaze gusinya amasezerano y'inguzanyo ya banki. Muri iyi documentary tugiye gusubira mu mateka, turebe uko inguzanyo yatangiye, impamvu amabanki atanga amafaranga, uko yunguka, amabanga ari mu mafaranga y'inyungu, uko credit card zikora, ibyo insurance igufasha n'ibyo itakwishyurira, n'ibibazo buri muntu akwiriye kubaza mbere yo gusinya amasezerano y'inguzanyo. Niba warigeze gutekereza gufata inguzanyo cyangwa se warigeze kuyifata, iyi documentary ishobora kugufasha uburyo wabonagamo amafaranga y'inguzanyo ya banki ubuzima bwawe bwose. Murakaza neza kuri Global Insight Rwanda. Aha niho ugiye kumva amabanga ya nyayo y'inguzanyo ya banki. Muhawe ikaze. Global Insight Rwanda. Open your mind. See beyond. Stories the world never knew, hidden truth deep in time. Discover the world through a different mind. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda To the world. Mu buzima bwa buri munsi hari ibintu bike bishobora guhindura ejo hazaza h'umuntu mu masaha make. Kimwe muri byo ni ugusinya amasezerano y'inguzanyo ya banki. Ku muntu ushaka kubaka inzu, inguzanyo ibisa nkaho ari urufunguzo rw'inzozi ze. Umubyeyi ushaka kwishyura abana amashuri, ibisa nkaho ari igisubizo. Umucuruzi ushaka kwagura ibikorwa bye, iba amahirwe. Ariko reka twibaze ikibazo abantu bake bibaza. Ni iki kibaho mu ruhande rwa banki iyo umuntu yinjiye muri banki asaba miliyoni 10 cyangwa se miliyoni 100? Banki ibitekereza iki? Ese ibivuga iti reka dufashe uyu muntu asoza inzozi ze, cyangwa iba yibaza iti ese aya mafaranga azatugarukira ate? Azaduhesha inyungu zingana iki? Kandi ibyago byo kutayasubizwa ni ibihe? Ukuri ni uko banki ntabwo ikora nk'umuryango cyangwa umuntu utanga impano, ntabwo ari ikigo cy'ubugiraneza, ntabwo amafaranga atangwa ari impano. Mu bukungu bwa none, banki ni ubucuruzi. Ni nk'uko uruganda rugurisha ibicuruzwa, nk'uko hoteli igurisha serivisi, banki yo igurisha serivisi z'imari. Kandi kimwe mu bicuruzwa byabo by'ingenzi ni inguzanyo. Ariko se niba inguzanyo ari igicuruzwa, ninde uba ari umukiriya? Uwo mukiriya ni wowe uri kunyumva. Kandi nk'uko ubundi bucuruzi bwose bukorwa, igicuruzwa kigomba kubyara inyungu, ni inguzanyo ya banki uba waratse. Nyuma yo kumva ibyo byose twavuze haruguru, dore ikibazo gikomeye ni iki: ese abantu benshi basobanukiwe neza igiciro nyacyo cy'ayo mafaranga bagurijwe? Iyo umuntu abonye ubutumwa bumubwira ko inguzanyo ye yemejwe, abantu benshi akenshi birebera amafaranga yinjiye kuri konti zabo gusa. Ariko bake cyane nibo bahita bareba umubare w'amafaranga bazarangiza bishyuye nyuma y'imyaka 5, 10 cyangwa se 20 n'iyindi irenga kuri iyo tutavuze. Hari igihe amafaranga umuntu yafashe aba ari make ugereranyije nayo azarangiza yishyuye, kandi ibyo ubimenye si amakosa ya banki. Niyo mpamvu mbere yo guca urubanza ku nguzanyo, burya icyiza ni ukubanza gusobanukirwa ukajya gufata inguzanyo wasomye neza amasezerano ugiranye na banki. None hagati aho reka twibaze ubundi inguzanyo ubwayo yatangiye ite? Ese ninde wazanye igitekerezo cyo kuguriza abantu amafaranga?
Ubundi se kuki abantu bemeye kwishyura inyungu? Kuki iyo gahunda yamaze imyaka ibihumbi ikomeza kugeza n'ubu? Kugira ngo tubone ibisubizo tugomba gusubira inyuma kure cyane, mbere y'uko habaho amafaranga y'impapuro, mbere y'uko habaho ATM, mbere y'uko habaho amabanki. Tugiye gusubira inyuma mu mateka mu myaka isaga ibihumbi bine ishize, aho amateka y'inguzanyo yatangiriye. Burasirazuba bwa Aziya, ahari cyari kizwi nka Mesopotamiya. Muri icyo gihe imibereho y'umuntu yari itandukanye cyane n'iy'uyu munsi. Amafaranga y'impapuro ntiyabagaho, amabanki nayo ntabwo yabagaho, ariko hariho ikintu cyari gisanzwe mu kuguriza no kugurizwa. Uretse ko icyo gihe batagurizaga amafaranga, babaga bagurizanya ingano n'ibindi. Icyo gihe abahinzi benshi babaga bakeneye imbuto cyangwa ingano nyuma y'ihinga kugira ngo bashobore kugera mu ihinga rikurikira nta kibazo cy'imbuto bafite. Ariko abafite ingano nyinshi bakaba badakeneye guhita bazirya cyangwa kuzigurisha, baravugaga bati njyewe mfite ingano zihagije, ndakuguriza izo uzahinga mu gihembwe gitaha. Ubwo nyuma numara kweza mu gihembwe gikurikira uzansubiza imbuto naguhaye zirengaho 20% cyangwa se n'indi mibare babaga bumvikanyeho. Uko niko inkomoko y'inyungu yatangiye, aho niho igitekerezo cy'ubucuruzi bw'amabanki cyatangiriye. Ariko icyo gihe iyo warumbyaga imyaka ukabura yo kuzishyura, wafatwaga nk'umucakara cyangwa se ukicwa. Ayo mateka yarakomeje arenga Mesopotamiya, agera no mu bindi bihugu bitandukanye. Abisiraheli bashyizeho amategeko y'agateganyo yo kurengera abakene, ariko nanone hakabaho n'uburyo bwo kuguriza hakurikije inyungu zizwi. Ariko nubwo mbere byagendaga gutyo bakagurizanya bakoresheje ibyo bejeje, ubwo bucuruzi ntabwo bwigeze buhinduka. Icyo bwahindukiyeho ni ku mafaranga. Ubu ufite amafaranga arakuguriza maze ukazayamusubiza umwungukiye menshi. None reka twibaze iki kintu: kuki umuntu yemera kwishyura ibirenze ibyo yahawe? Kuki banki zigikomeje gukoresha ubu buryo kugeza na n'uyu munsi? Dore uko amabanki akora. Uyu munsi iyo umuntu ashyize amafaranga kuri konti ye ya banki, ntatekereza ko ayo mafaranga ahita ajya guhindura ubuzima bwa banki, ariko niko bigenda. Iyo banki ihawe amafaranga n'umukiriya, ibanza kubika igice cyayo kubw'umutekano, ariko igice kinini cy'ayo mafaranga ikiguriza abandi. Ubu buryo bwitwa fractional reserve banking. Ubu ni uburyo bwo kubika igice gito cy'amafaranga, noneho banki ikaguriza igice cy'amafaranga asigaye kikayizanira inyungu nyinshi. Urugero, iyo ushyize amafaranga 10,000 kuri konti yawe ya banki ishobora kubika 1000, mbese 10% ikaguriza 9,000 ku muntu wundi uje ayisaba inguzanyo. Uyu muntu wahawe 9,000 aragenda akayagura ibintu akayakoresha ibyo ashaka. Wa wundi wa mbere washyizemo 10,000, amafaranga y'abakiri kuri konti ntahinduka. Noneho ya mafaranga 9,000 yo yinjiye ku isoko, bityo banki yo ikabona inyungu kuri ya mafaranga 9,000 yagurije undi muntu. Mu by'ukuri banki ikoresha amafaranga yawe kugira ngo ikorere andi, kandi ubwo wasanga ibyo bintu utarubizi. Ibyo niko kuri kw'imikorere ya banki. Burya banki ntabwo zibaho ngo zicunge amafaranga yawe, oya siko kuri, ahubwo zibereho mu kukuguriza maze nawe ukazikiza ukazungukira inyungu nyinshi. Uko niko ukorera banki yawe. Hari uburyo bubiri bw'ingenzi bwo kubara inyungu. Ubwa mbere ni inyungu ibarwa ku kigereranyo gihamye, icyitwa mu Cyongereza flat interest rate. Ubu buryo bukubiyemo kubara inyungu ku mafaranga yose y'inguzanyo y'umwimerere, icyitwa mu Cyongereza principal amount, mu gihe cyose inguzanyo izamara. Ibi bivuze ko inyungu ikomeza kubarwa ku mafaranga yose watse, nubwo waba waramaze kwishyura igice cyayo. Urugero, niba waratse miliyoni 10 z'amafaranga ku nyungu y'10% ku mwaka, mu myaka 5, inyungu izabarwa kuri miliyoni 10 zose buri mwaka, nubwo waba warishyuye igice kinini cy'inguzanyo. Ubu buryo bushobora gutuma umukiriya yishyura inyungu nyinshi cyane ugereranyije n'amafaranga y'inguzanyo y'umwimerere cyangwa se amafaranga yose yahawe. Uburyo bwa kabiri ni inyungu ibarwa ku kigereranyo kigabanuka, icyitwa mu Cyongereza reducing balance interest rate. Ubu buryo bukubiyemo kubara inyungu ku mafaranga y'inguzanyo asigaye atarishyurwa, icyitwa mu Cyongereza outstanding balance. Nyuma y'uko umukiriya amaze kwishyura igice runaka, ibi bivuze ko uko umukiriya yishyura inguzanyo, amafaranga asigaye agabanuka, bityo n'inyungu ibarwa ku mafaranga make. Ubu buryo bufatwa nk'ubwiza ku mukiriya kuko yishyura inyungu nke ugereranyije n'uburyo bwa flat rate. Amabanki menshi
menshi akunda gukoresha uburyo bwa flat rate ku nguzanyo zimwe na zimwe, cyangwa banki ikabwira abakiriya ko inyungu ari ntoya ariko bakoresheje uburyo bwa flat rate butuma inyungu iba nyinshi. Usibye inyungu, amabanki yinjiza amafaranga menshi binyuze ku mafaranga y'imirimo atandukanye ashyirwa ku nguzanyo. Aya mafaranga ashobora kuba atagaragara neza ku ikubitiro, bityo akitwa hidden cost cyangwa junk fees. Amwe muri yo ni amafaranga yo gutanga inguzanyo, icyitwa mu cyongereza origination fees cyangwa se processing fees. Aya ni amafaranga umukiriya yishyura banki kugira ngo imutunganyirize dosiye y'inguzanyo. Ashobora kuba ari ijanisha runaka ry'inguzanyo cyangwa se amafaranga ahinduka bitewe na banki. Amafaranga yo gusaba inguzanyo, icyitwa application fees. Amafaranga yishyurwa igihe umukiriya asaba inguzanyo nubwo yaba atarayihabwa. Ikindi bishyura amafaranga ni ibihano byo kwishyura imburagihe. Ibihano byo kwishyura imburagihe late payment fees. Iyo umukiriya atishyuriye igihe cyagenwe, banki imuca ibihano by'amafaranga yiyongera ku nguzanyo. Ikindi nacyo gitwara amafaranga ni ibihano byo kwishyura inguzanyo mbere y'igihe, cyitwa mu cyongereza prepayment penalties. Amwe mu mabanki aca amafaranga y'ibihano umukiriya wishyuye inguzanyo yose cyangwa igice kinini cyayo mbere y'uko igihe cyagenwe kigera. Ibi bibuza banki kunguka inyungu yari itegerejwe mu gihe cyose inguzanyo yagombaga kumara. Hari ikindi nacyo cyitwa insurance. Amabanki ashobora gusaba abakiriya kugura ubwishingizi bw'inguzanyo bushobora kuba buhenze kandi budakenewe ku bakiriya bose. Nurema neza ku rupapuro baba barwaye niba barasabye inguzanyo, uzasanga handitseho insurance fees. Hari uburyo banki zishobora gusaba umukiriya kugura ubwishingizi ku mutungo yashyizeho ingwate, kandi banki zo ziba zifitanye amasezerano n'ibigo by'ubwishingizi runaka, bityo zikungukira no kuri ubwo bwishingizi. Nanone amasezerano y'inguzanyo akenshi aba yanditse mu rurimi rugoye kandi rurambuye, rukaba rushobora kugora umukiriya usanzwe kurusobanukirwa neza. Muri aya masezerano hashobora kuba harimo ingingo zishobora guteza umukiriya ibibazo cyangwa se zikongerera banki inyungu, nko guhindura inyungu, icyitwa variable interest rate, cyangwa ingingo zerekeye uburyo bwo kubara inyungu zitagaragara neza. Ikindi cyungura banki ni ugukoresha ikoranabuhanga, icyitwa technology utilization. Amabanki akoresha ikoranabuhanga mu kugabanya ibiciro by'imirimo no kongera umuvuduko wo gutanga inguzanyo. Ibi bituma banki ishobora gutanga inguzanyo nyinshi mu gihe gito, bityo banki ikunguka inyungu nyinshi. Urugero, porogaramu zo gutanga inguzanyo kuri interinete zigabanya umubare w'abakozi bakenewe, bityo bigatuma banki yinjiza amafaranga menshi cyane bari kuzishyura b'abakozi bari kuba bahari iyaba nta koranabuhanga ryabasimbuye. Hari izindi nguzanyo nazo zinjiriza amafaranga menshi banki zihabwa abafite amateka mabi y'imyenda, mu cyongereza byitwa high risk loan. Amabanki ashobora gutanga inguzanyo ku bantu bafite amateka mabi y'imyenda cyangwa se abafite ibyago byinshi byo kutishyura. Izi nguzanyo ziza zifite inyungu nyinshi cyane kugira ngo banki yishyure ibyago yishoramo. Nubwo bishobora guteza ibibazo ku bakiriya, banki ishobora kunguka cyane ku bantu bake bishyura izi nguzanyo zihenze. Hari indi nguzanyo izwi cyane abantu benshi bakunda gukoresha yitwa credit card cyangwa se ikarita ya banki. Iyi karita isa n'inguzanyo ntoya ariko ifite amabanga menshi utapfa kumenya. Iyo ugiye gukoresha credit card ku isoko, ntabwo uba ukoresheje amafaranga yawe, ahubwo uba urimo gukoresha amafaranga ya banki. Kandi banki nyuma yo gukoresha iriya karita iguha iminsi runaka gahunda yo kwishyura yitwa grace period, igihe uzishyurira inyungu. Iyo wishyuye amafaranga yose mbere y'uko iyo minsi baguhaye igera, nta nyungu wishyuzwa nyinshi. Ariko iyo udashoboye kwishyurira ku gihe, banki ibara inyungu ku mafaranga wakoresheje muri icyo gihe cyose. Uyu munsi mu bihugu bimwe na bimwe inyungu ku mafaranga y'inyuma y'igihe wahawe cyo kwishyura, icyitwa overdue payment, ishobora kugera kuri 20% cyangwa se 30% ku mwaka. Icyo gihe iyo umuntu akoresheje credit card nabi, ashobora kwishyura amafaranga menshi y'ikirenga, kandi abenshi bagwa muri uyu mutego kuko baba batabizi. Igihe uhaha mu isoko ukoresha ino kadi, ntabwo biba bigaragara. Ibi rero ni bwa buryo bwiza bwa banki kuri yo bwo gukura amafaranga menshi ku muntu, ikabikora ikoresheje amakarita. Abantu benshi bakoresha credit card baba bazi ko bazishyura nyuma, ariko nyuma y'iminsi iyo utabikoreye ku gihe aba ari amahirwe ya banki, inyungu kuri bo ihita yiyongera cyane. Abantu bakoresha amakarita cyane rero burya bishyura inyungu nyinshi kandi ntibabimenya. Ibyo niba ari byo ukoresha nka Global Insight Rwanda, twizere ko yagufashije kubisobanukirwa neza. Ikindi kibazo wagira, twandikira hasi muri komenti tuzagusubiza. None rero nyuma yo gusobanukirwa byose twavuze haruguru, twakugira inama kugira ngo inguzanyo yawe ibe nziza. Ugomba gusobanukirwa ibi bintu runaka mbere yo gusinya.
Dore ibintu by'ingenzi ukwiriye kubaza banki mbere yo gusinya inguzanyo. Icya mbere, ni kangahe ku ijana inguzanyo yanjye ifite? Icyitwa mu cyongereza interest rate. Kandi se izahinduka mu gihe ngiye kwishyura cyangwa izahora rimwe, icyitwa mu cyongereza fixed. Icya kabiri, hari izindi nyungu z'inyongera ntari gusobanukirwa, icyitwa mu cyongereza hidden fees. Ibi birimo amafaranga yo gufungura inguzanyo, ay'ubwishingizi n'ay'ibindi byose bisabwa. Icya gatatu, ni nishyura mbere y'igihe, ese nzongera andi mafaranga, icyitwa mu cyongereza prepayment fees. Icya kane, iyo inguzanyo ari nini amafaranga ari menshi, icyitwa overdue, mukuraho amafaranga angana iki? Icya gatanu, ese iyi nguzanyo nintayishyura muzafata iyihe ngwate? Iyo wumvise ibisubizo kuri ibyo bibazo byose, uba witeguye kwemera amasezerano. Niba udasobanukiwe ntukemere gusinya. Icyitonderwa, nubwo twavuze uburyo banki zicaginga abantu amafaranga ku bw'inguzanyo, inguzanyo hari aho zigera zigahindura ubuzima. Iyo inguzanyo ari nziza, ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu, ishobora gutuma umwana wawe ajya mu mashuri meza, ishobora gutuma inzu yawe uyubaka neza ukaba heza, mbese ugatura neza. Ishobora gutuma ubucuruzi bwawe burushaho gukura cyangwa se gutera imbere. Ariko iyo inguzanyo itatekerejweho neza, ishobora gutuma umuntu ava mu nzu ye. Icyo umuntu akwiriye kumenya ni uko inguzanyo atari mbi buri gihe, ahubwo ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'abandi mu kuzamura ubuzima bwawe. Iyo ubikoze neza, inguzanyo ni umugabane mwiza cyane, ariko iyo udafite ubumenyi ishobora kukujugunya mu rwobo. Ibyo ni byo bisobanuro by'inguzanyo ku isoko ry'ubukungu bwa none. Kuva kera kugeza n'ubu, inguzanyo yagize uruhare mu guhindura isi. Yafashije abantu kubaka amazu, yafashije abantu gutangiza inganda, yafashije ibihugu kwaguka, ariko kandi yatumye habaho n'ibyago bikomeye ku bantu bamwe na bamwe, ubuzima bwabo buba bubi. Ariko uyu munsi uzi ukuri gushyitse ku nguzanyo, uzi ko banki ikora, uzi uko inyungu ibarwa, uzi uko amasezerano abitsemo ibintu byinshi. Nanone uzi ko ingwate ikora. Niba ibyo wize n'ibyo wumvise muri documentary biguhaye icyo utari uzi, twakubwira ngo uzajye witonda. Mwakoze kubana natwe. Kora subscribe niba ubona ari ngombwa, kora na like. Iyi ni Global Insight Rwanda. Murabeho, bye. Global Insight Rwanda. Open your mind. See beyond. Stories the world never knew, hidden truth deep in time. Discover the world through a different mind. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda To the world.